mu buzima bw'umuntu agira abantu bane bamuhagarara mu bitugu. Hari umuntu wa mbere ugukunda akabiguhisha, hari n'ukwanga akabiguhisha. Abo bantu ni mine yaturika isaha zose, amabuye abantu bagutera nawe warayicukuriye. Kandi muri rivuga butumwa uyu n'umwaka wa 35 maze migi nabaye umwarimu muririmbyi mba pasiteri nyobora paruwase. Ubwo urumva koko ntirihebuye ryaza riremereye. Ngera ku ruhande rwanjye nk'umupasiteri ndetse ubu muri ADPR ntabwo nyaca ku ruhande, kandi nkubwire mu mukozi w'Imana Gihozo namuyoboye. Ariko nayoboraga mu duguta Kigarama abakuwita Karugira, cyane ko Gikondo narahayoboye. Nayoboye umudugudu wa Gikondo Kigarama ndamuzi bira byose, ayobora n'icyumba yaranantumiraga. So rero ibintu byamubayeho ntabwo se ngo byarantunguye. Abantu bose badukurikiye bagiye bamenya ko umuntu agira intege imbaraga ahantu akagira n'ahatagira imbaraga. Ikindi twese nta numwe uragiraho shitani atageze ibuye. Hari igihe wishuka ukumva ngo runaka turi kumwe. Ikindi kintu cyantunguye nabonye icyo bita ingaruka z'icyaha. Afase ku kintu tw'abapasiteri twicare duceceke. Mujye muzirikana ko tutazabazwa iby'abantu baduhaye, ahubwo tuzabazwa ibyo twahaye abandi. Mushumba atubwiye ko wateye intambwe ugirwa umugisha wo kugera muri Israel, ureba bivugwa muri Bibiliya. Hari umupasiteri imwe ukuze ujye uvuga ati kera ati nabeshya abantu. Wowe kimara kugira ibyo ubona ntiwasanze hari ibyo wagiye ubeshya abantu? Ntabwo nabeshya abantu, ubwo nabwiye ibyo ntari nzi naho nayasobanukiwe. Nahise numva wampa ubushobozi. Buri mupasiteri wese n'umuvuga butumwa namujyanayo ku mpamvu nk'eshatu. Ikindi nk'urugero nabonye babwiye ngo ku nyanja ya Gare ngo ya Tiberia, ku nyanja y'iki, ntagiye nsanga iyo nyanja ntihaba, ahubwo ni inkombe z'uruzi rwa baratubeshya se? Baratubeshya. Barabeshya. Twongeye kubashimira inshuti bakunzi b'Ibyahishuwe TV. Iyi ni channel ibagezaho byinshi bitandukanye, yaba ibafasha mu buryo bw'ubugingo, yaba ibungura ubwenge mu buzima busanzwe. Tubashimiye cyane uburyo mubana natwe, yaba ari mu Rwanda, abari hanze yarwo, na Afrika muri rusange, abari mu migabane yindi inisigaye ndetse n'itano, Amerika y'Epfo n'Amajyaruguru, Oceania, muri Aziya, i Burayi n'ahandi hose aho muherereye ku isi. Turabashimira cyane uburyo mubana natwe. Nongere rero mbakangure ukanda subscribe ubwo n'abatarabikora, kugira ngo mujye mubona imenyesha cyase notification mu gihe cyose dushyizeho ikiganiro. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tubajya tubatumirira abantu nabazaniye umutumirwa muri kubona kuri kamera zacu, muraza kumumenya, ariko icyo mpamya cyo nuko muri bugubwe neza cyane, muri bugende rwose munezerewe. Ngero ndiye Emmanuel ntakiruta Imana, reka ntangire rwose nshimira nikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane kumikaze ku Byahishuwe TV. Nitwa Pastor Ntambabazi Jean Baptiste. Nishimiye kuba ndi hano, kandi nibwira ko n'inshuti zanjye zinkurikira cyane, abo tubana kuri groupe barabizi mu mpande z'isi yuko bazishimira ko mbahaye n'indi televiziyo nshyashya batari bamenyereye, cyangwa bagiye basanzwe ko bagiye kongera kuyikunda bakajya bansangana hano. Amen. Mumeze gute amakuru y'imisi? Ya ndashima Imana, ni bya Covid. Icyo nabonye cyo nuko muri ibi bihe byaguma mu rugo n'ibindi, nabonye ko Imana igira amayira menshi bitungamo abantu bayo. Amen. Ariko mu bigaragara by'umubiri wowe nta ngaruka mbona byakugezaho cyane, umeze neza? Nta ngaruka yangiraho, kubera ko ngemeze nka David yavuze ngo nari umusore ariko ndashaje, sinigeze mbona umukiranutsi ariko cyangwa asabeza ibyo kurya. Anavuga ngo imigunzu y'intare ibasha gukina no gusonza, kandi niba muri pariki ya mudusimba twinshi, kandi iyo intare ry'inyama ntiyaba ari twifata ngo ishobora gusonza, ariko umwana w'umukiranutsi ntabwo byamera gutyo. So ndashima Imana rero ko yagiye imfasha, atari ubw'imbaraga, atari no kubw'ibindi bintu naba nkora byinshi, ahubwo ni bwa buntu bw'Imana butunga abantu bayo. Amen. Uragira uti intare ry'inyama ntiyagiye buri ibyo kurya, ntishobora kuri ibyo kurya kandi iri muri pariki. Ntabwo yabura, ariko igisonzo niko David yavuze, kuko David mu bintu yarebagamo we yarebye asanga mu myaka igezemo akuze ngo nari umusore ariko ndashaje, abona neza ko Uwiteka ajya akenura abantu be.
rega buriya principe ni imwe nuko abantu yatunaniye. Ubundi principe nanjye suko nayishoboye nshobozwa byose na Kristo imbaraga nuko birivuga ngo banze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi ni inyongera rero ntiwayibona ntibakongeza utaguze. Arone muraka nta waka ubundi ngo nyongeza atahashye. So rero kugira ngo ubane iby'Imana no kubanza ugashaka ubwami no gukiranuka. Ubundi kubahiriza amahame. So amahame nuko wavomeye abandi n'abavomerwa. Amahame nuko witekwa n'Imana imwitaho. Sibyo ko bihagije murakoze. Ni byiza cyane kuba turi kumwe n'umushumba. Kirazira ko twakora iki kiganiro tutabanje ngo twumve isengesho munasengere n'abadukurikiye kugira ngo baze kugira umugisha. Reka bareke musenga Imana ubundi tuze gusubukura aho mwari mugereje. Mana nyiri cyubahiro nyiri amahoro nyiri ubutware turi imbere y'ubwiza bwawe. Ndagushimiye databuja ko kino kiganiro tugitangiye turi imbere yawe. Cyane ko intego nyamukuru no kugira ngo abantu bose bakizwe n'abakijwe bakomezwe nabone ubutumwa. Tanga umugisha rero mw'Imana ibyo tuvuga byose bibewe n'umwuka wera bimurikirwe n'umwuka wera kuko ibitamurikiwe n'umwuka wera kenshi bibyara intambara. Ariko turifuza ko kino kiganiro kizaba igisubizo kuri benshi ndetse nanjye gitanga n'umunyamakuru n'umukameraman twese mwami bumugisha kuri twebwe. Kubwa Yesu Kristo urakoze mwami wacu. Amen. Urakoze cyane pastor kuturagiza Imana no gusabira umugisha abantu badukurikiye. Warugeze ahantu mugira muti ibyo dukora bindi byose n'umugisha tubona ni inyongezo. Pastor tugaruke gatoya urumwe mu bapasteri bake abashumba uko titre ya kuba reverend buryo umaze kugera ku rwego navuga ngo rwisumbuyeho. Uri umwe mu bashumba bake bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ubutumwa bwiza basobanura byinshi bigisha societe. Ku bwawe ni gute societe ujya wumva ibyakira cyangwa se bifata? Mbere ya covid ntago nakundaga kubijyamo itarabaho najyagayo gakeya yenda basanze mu biterane bagafata ibiganiro. Ariko impamvu numvise nshaka kujya kwitangaza amakuru ikintu cya mbere cyari kingi kisengero zari zifunze kandi iyo tazinafunze ahantu batagira umwanya. Noneho numva muri nge mpagurukije kuvuga ivuga butumwa rituma umuntu ari mu biro yashyiraho agatelefone akareba uri muri cuisine umuntu wese uko agenda kuko ubu nibwo buryo bwiza kugeza abantu butumwa aho baherereye kuko urabizi ko ubundi ni mu nsengero ni muze muterane. Ariko uyu munsi nshaka kuvuga rimwe kano kanya kukiro n'abantu benshi. Ikindi cyari kiriho hari igihe abantu bavugagaho ibintu kumva ibiganiro batanga rimwe na rimwe bibangamiye abantu cyo nakwita ntuze violence communication gasanga abandi barasenya nafase ku kino twa pasteri twicare duceceke cano tuziharire abana bahagurutse mu mwuka. Hari abantu bakeneye kumva ibintu abundi abantu bari bakuze bakeneye kumyisho z'abantu bakuze. So bituma roge enjoyinga ku buryo ndayegera kandi maze kubona ko abantu bankurikirana bose ko bansubiza amambireba. Byari bikwiriye ko noneho n'abayobozi cyangwa se n'abakozi b'Imana tumenya neza ibanga ry'itangaza makuru. Evangelisation ntiyagombye kujya kure y'itangaza makuru. Ikintu ntabyo mbitekereza nk'umuntu wabashije guca mu ishuri gake noneho nza kuransanga itangaza makuru n'umuyoboro mwiza. Abatazi Imana bibwira ko atari mwiza ariko genza gusanga n'umuyoboro mwiza. Nk'urugero hari umuntu w'inshuti yanjye mwuri muri Guadeloupe ngo bwari ubwa mbere yumva Imana kandi n'umunyarwanda nkunda kumutanga ubunye ko ndamukunda ngo yari umurasta w'umudamu. So ngari korangije ngaravuga ngumvise ubutumwa tuganira kuri ca nimwe aravuga ati ariko niba nari umurasta nkaba nkurikiye uriya mwami hayaserese muri Ethiopia ko navuga ko hariho Yesu ntari yari we Yesu ni gute ngarukira kuri uwo mwami wa Ethiopia kandi hari uwo Yesu. So arangije yakira agakiza kubera ko yabibonye hehe kwizo nkoranyambaga ko ntabwo nari kujya muri Guadeloupe sinajya hariya. Rero bisaba ko mbonero nkangure n'abashumba bagenzi banjye pasteri abantu bize abantu b'abanyabwenge bahaguruke natwe turi byaza umusaruro. Hatagira abayobya intama bazibwira ngo kwa Yesu biremera ngo ino mukurure ngo ino mushikuza bega na bwabo hantu usanga rimwe na rimwe busa nkaho bunyuranye na Bibiliya. So rero cyatumye mpaguruka n'abandi benshi barahaguruka n'abandi bagiye kuzahaguruka tumenye ko ahitoro rigeze. Noneho rero covid iraza nubwo cyari icyorezo burya mu byago burya n'Imana irahakorera
kandi bigaragara ko imbuga nkoranyambaga uyu munsi wa none zazamuwe nuko abantu tufite wa mwanya. Rero ni byiza ko dukora ivugabutumwa ngo tubasangeyo, ariko sindi butega indege, ahubwo ndaca kuri ikoranabuhanga. Ntimurahura n'amabuye, abantu batera amabuye bavuga bati ariko umushumba ni gute yajya ku mbuga nkoranyambaga? Ngewe ubundi akenshi nasubiza ikibazo kimwe, ugenda mu muhanda w'itaka ntiwabura ivumbi. Ngewe nta wantera mu kurya akenshi. Ikindi cya kabiri, amabuye abantu bagutera nawe warayicukuriye. Bishatse kuvuga iki pastor? Kuvuga ko iyo ushatse abakurwanya ntubabura. Ubikurura none ihamagarira bitewe n'ibyo urimo uvuga. Ari ikiganiro yenda ndaza kukaguha nagashyize ahantu gato ngo niba bambaje banige nzabwira ngo je sinaje sinshaka kuvuga abantu ko niba ibyo tuvuga Kristo byarashize tuzaceceka. So rero amabuye yacamo byurimo nibiki. Hari undi wambwe atari kuba bari abana mwicaye, ndavuga ndi kubara abana bakeneye gukura. Kandi bazakuzwa n'abakuze mbere. Nongeye ikindi kibazo, burya hari ibintu bitatu bibaho ngiye kubwira. Icyambere si ntinya ibivugwa. Cya kabiri si ntinya uko babivuga. Cya gatatu si ntinya n'uburyo batekereza ko bizarangira. Ahubwo mpagarara yuko ibyo ndimo nkora nzi ko mbikora bimvuye ku mutima. Cyane ko mba nizera ko nta ukundwa na bose, nta wangwa na bose, kandi umuntu wese uzishuka ngo ni inshuti ya bose kereka niba ari amafaranga niyo akundwa n'impinja n'abana na Satani, n'Imana irayakenera utabona zikuyabara. Imana irayakunda. Imana itayakunda. Nese ngo muzane ibyo mutunze ku cyacumi. So urumva rero ni naho ariko turi abantu birasanzwe. Okay, cyane ko na Yesu nawe ntibamukunze bose. N'Imana hari n'abayanga bakabyatura. Umuntu wese horanira gukundwa n'abantu afite ibibazo. Ahubwo burya azahore yirinda icyatuma abantu bamwanga, ariko ntazirwa ajya guhamagara ngo nkunda kuko ntabwo biri muri kamere. Ibyo ni ibintu bisanzwe, n'Imana ibarengera ntibayikunze na nkaswe umuntu. So rero amabuye si gitangaza. Kandi muri rivuga butumwa uyu n'umwaka wa 35 maze migi nabaye umwarimu muririmbyi pasiteri nyobora paruwase. Ubwo urumva koko nirihe buye ryaza riremereye. Base tukiri kuri aho hantu hari abavuga butumwa benshi baciye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ubutumwa. Yewe hari n'ababyeyi bari kuvugwa cyane muri ino minsi. Umubyeyi witwa Mama Vanessa, unshobora ko haramwumvise mvuga butumwa. Hari umubyeyi witwa Mama Gihozo, yaravuzwe cyane kandi avuga ubutumwa bw'itangazamakuru, ariko wagiye wumva uko byagiye birangira cyangwa se uko biri kuvuga ubu ngubu. Ibiho ibyumva nk'umupasiteri nk'umushumba kandi nawe uvuga ubutumwa bwiza mu bitangazamakuru gutya, wabifashe ute, wabyakiriye ute? Cyambere ngewe narabasengeye kuko abantu bose badukurikiye bagiye bamenya ko umuntu agira imbaraga ahantu akagira n'ahatagira imbaraga. Ahubwo ni byiza ko dusengera intege nke zo kugira zikire, ariko dushime ko ari n'ibyiza yakoze. Ikindi twese nta n'umwe uragira aho Shitani atageze ibuye. So ngenda byumva nkabikurikirana. Vanessa ndamuzi, ndazi Gihozo nawe ndamuzi, abo bose ndabazi, n'abandi benshi cyane ko Gikondo narahayoboye. Nayoboye umudugudu wa Gikondo Kigarama, ndamuzi bira byose. Ariko ngewe cyo mbibonaho cyane, nge nta mpungenge nyinshi bintera. Hari ibintu bituma ibintu bikubaho. Icyambere ikintu kikubaho kugira ngo kikwigishe, kikakubaho kugira ngo kikurinde, kikakubaho kugira ngo uhindure imyitwarire cyangwa se ukosora ibyari bikosamye. Iyo ari isomo biba bigira ngo ni nka barriere Imana ibishyizeho. So ngero ku ruhande rwabyo mbibona kuriya, nkumva nkwiye kubasengera, kandi ikindi nkamenya ko Imana ifite imbabazi. Uwo mwayoboye Gikondo ni Gihozo? Ni Gihozo namuyoboye. Ariko nayoboraga umudugudu wa Kigarama abakuwita Karugira. Mama Vanessa naramutumiragaho nayoboraga nibisanzwe. Mushingiye uko mwamuyoboye mu nibyo mwumvise, aho ntimwakwiswe n'inkubamo? Ubu ni mwebwe mwari musanzwe mumuzimu? Je mu buzima nta kintu umuntu yakora ngo numve nkubiswe n'inkuba, kuko nanjye nagikora ndese yagikora. Iyo umuntu akiri mu isi afashe igihe mu ntambara. So ntabwo rero uyu munsi nakwemeza ko ibyo bintu mbizi, kuko ngiye musiga mpaba muri 2015 njya kuyobora kintuze paruwase, nabonaga ari umukristo usanzwe. Rero ibyo byaramuka ari ukuri cyangwa atari ukuri, gihe cyo mbona ni kimwe. Biba ari ukuri Imana irababarira, iyo atari ukuri Imana iramurinda. Ariko ntimurabasha kuvugana nyuma y'uko bibaye ngo umuntu nk'uri mu bikomere kumuvugisha umukomeretsa uramusengera.
ayobora n'icyumba yaranantumiraga. So rero ibintu byamubayeho ntabwo se ngo byarantunguye. Ku isi nta kidatungurana, n'undi wese yagutungura, nanjye nagutungura n'undi, ko ntabwo turagera aho Satani atabasha kugeza umwambi. Aragusa dukurikiye atwumva wamubwira iki? Ni inama imwe yonyine namugira. Burya mu kigeragezo nka kiriya, iyo wisobanura wirega, kise excuse sakiza. Iyo ushaka kwerekana ubwere bwawe, uburushaho kwerekana ubwambure bwawe. So uraceceka rero, bakavuga ugacece ugatuza, ukabanza ugasenga. Niyo mpamvu ubwire genda ngusubize vuba, nje ntago ndamuhamagara. Nimero nda nayifite muri telefone, ariko mu gihe harimo si cyo guhamagarwa, ahubwo nicyo gusengerwa. Ko mugira inama yo guceceka, hari abahanga bavuze ngo silence means yes. Iyo ucecetse uba wemeye. Ndabizi ko mu Gifaransa ngo kino dimo konsa, ariko ni muri droit. Iyo ni muri droit, mu mategeko. Iyo mpagaze n'umucamanza yavuga ngo aceceka, ariko burya mu buryo psychological cyangwa mu buryo bw'ubuhanga, guceceka ni last weapon yo gusohoka mu kibazo cyari kikurimo, kuko bavuga ko guceceka ni igisubizo cy'injiji n'abanyabwenge. Abashatse kuvuga iki pastor? Injiji zitwarira ibintu hejuru, cyo gihe ucecetse babura aho bahera. Abanyabwenge bazi kujombora imvugo y'amagambo no kugenekereza no guhuza ibitekerezo, ubaha kubakaho ikindi gitekerezo cya kizakurwanya. So na nyamanza tu uraceceka. Uraceceka ko urabatsinze. Iyo ucecetse ubwo urumva ngo mba ncecetse. Nama guceceka icyo gihe babantu tugira abantu bazi kujombora amagambo kuntu. So iyo ucecetse ntabona irya heraho. Yanjije nayivuga ibyibonye ntibona ibyivuze, ahubwo uraceceka. Kuko ikindi cya kabiri namugiraho inama, mushiki wanjye genda mukunda jewe. Bo yaje sinjya nkunda kwita kubivugwa, kuko abantu bavugwa byinshi. Kandi ni umukozi w'Imana, byarabaye izamubabarira, bitarabaye izamurengera. Muvanga indi nama namugira ya nyuma ifite n'imbaraga. Inama ifite imbaraga, kandi imbaraga yirinde kumva ko ari abantu bari mu ruhande rwe. Hari igihe wishuka ukumva ngo runaka turi kumwe, mu kigeragezo nta muntu muba kumwe. Abantu bose bafate nk'abanzi? No, bose bafata nk'inshuti, kandi bose bafata nk'abanzi. Pastor, abantu hasobanura. Umuntu afata nk'umwanzi ukamufata nk'inshuti kandi. Ubundi muri isi umukozi w'Imana tuganire, impamvu umufata nk'umwanzi ni ibintu bine ngiye kukubwira. Mu buzima bw'umuntu agira abantu bane bamuhagarara mu bitugu. Hari umuntu wa mbere ugukunda akabiguhisha, hari n'ukwanga akabiguhisha. Abo bantu ni mine yaturika isaha zose. Hakaba n'umurongo w'abagukunda bakabikwereka, n'abakwanga bakabikwereka. Urya muntu ukwanga akabikwereka nta mutego afite, kuko uzaca mu kabande ace ku musozi. Ugukunda akabikwereka azaguhinka, ariko wa muntu ukwanga akabiguhisha akenshi uzasanga ari nayo nshuti ya bugufi. Noneho iyo uvuze ntugire ubwenge, ushiduka bo wiseka ari abanzi bawe, kumbi rwihishwa aba ari n'inshuti. N'ukeye kandi inshuti ari we mwanzi. Ariko iyo ucecetse icyo gihe ubasha kujera bya bintu by'ima yawe. Ikindi cya nyuma namugiraho inama, umukozi w'Imana agiye nkamubwiza ukuri, numva nta cyaha Imana itabarira. Ikindi namubwira, kandi sinibwira ko atagikoze cyangwa yagikoze, kuko turarindiriye. Itorero rifite uko ryabigennye, sinanjye ushinzwe gutanga ibyemezo by'itorero, kuko sindiyobora, umunsi sinyobora hariya Karugira, abayobozi bayobora bafite umwanzuro wabo wa nyuma. Ariko inama namugira ikomeye nimwe, ibintu nabiha igihe kirangiza ibintu, kuko nta nkuru ishobora guhitinga amezi arenze 2. Bo mu gitondo hari undi dosiye igiye kuburwa. So rero yirira, yisakuza, yifata hirya, yiceceka bihigiye. Nyuma ye hari umusimbo. Yo mbere ye hari undi wavuzwe buriya, na nyuma ye hari undi uzavugwa. Babigiramo uruhare, batabigiramo uruhare, ariko umuntu wese kino kibuga ntawe utazakizengurukaho. So rero inama ya nyuma namugira nk'umukozi w'Imana ni yonyine gusa, nabihigiye. Uyu mama Vanessa nawe rero igihe kirageze, agaragaye amafoto umugabo ahetse umwana, batumubyeyi yataye abana n'umugabo yagiye gushaka ahandi. Wowe wagukurikira amubwira iki?
Vanessa ubundi ni inshuti yanjye nawe nkunda nuko yigisha. Buriya rero hari icyo twakwita ubuzima bw'umuntu ku giti cye. Kugera uyu munsi nakubwiye ngo umutima w'umuntu niwe wonyine ubasha gusobanura impamvu abimuteye mu buryo bw'amategeko. Niba koko barasezeranye muri leta, iyo leta bemera ko batandukana, niba barahagaze mu rusengero bagasezerana, Eglise isobanura yuko icyo Imana yafatanije. So rero sinzi amasezerano yaba yariyo, sinzi amasezerano yo muri leta, sinzi niba yarabaye. Noneho kandi ikindi, niba amasezerano yo mu rusengero wakoze nta kintu mbiziho, ariko bigaragara ko mu rwego rwe no mu myumvire ye, kuko ndibwira ko niba yanasezerana atangiye gusezerana muri ADPR cyane ko muri ADPR ho ntibishoboka, ibyo ntibikunda. Ubwo rero by'ukuri inama namugira, ahubwo nawe afite uburyo yabonyemo inzira akwiye kubinyuramo, afite nuko azanabisohokamo. Tugaruke gato, hari ubutumwa mwigeze gutambutsa ku rubuga rumwe, mugaruka ku uwo mwise umubyeyi Mariya. Muravuga muti Bikira Mariya bivuze umubyeyi. Ni bashumba bakeya numvise bagaruka ku uyu mubyeyi ndetse mumutindaho cyane. Mwebwe iyo inspiration iza gute? Ntabwo ari inspiration, byanditswe muri Bibiliya. Ibintu byanditswe muri Bibiliya ntago washobora kubihunga. Gusa imitandukane y'amadoktrine y'ama-Eglise, hari igihe tubatwa n'imyumvire y'amadoktrine cyangwa se n'imyemerere n'imyizerere, ariko bika ko nawe icyo gihe marayika, ngiye mpamvu nanjye bimenya, ndi mu bantu bageze muri Israel, ndahasura ndanahabona, ariko no mu ndamukanyo marayika Gabriel yaramubwiye ngo urahirwa Mariya. Njye urambwira ko wayise kahirwa, njye mwita kadahiriwe. Nimba urahirwa, dore uzasama inda, uzabyara. Amubwira uko bizagira, ati se nzasama gute ko nasabwe? Ambwira ati ibyo byihorere, mwuka w'Isumba azakuzaho imbaraga zigukingiriza, niyo muzavuka zitwa Uwera. Ijambo Bikira Mariya ni isugi, ni umwari Mariya, ni igiswahili icyo ngicyo. So noneho urumva arangije amubwira ati se ati ibyo bizamera, amusaba ati nukora, ambwira ati dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bigire gute? Bingirirwa. Ihita marayika atamubwira ati rero si ibyo gusa, na Elizabeth mubyara wawe afite amezi 5. Urimo urabyumva, mu gitondo nk'umuntu wasabwe kandi afite ubukwe, kuko iyo ugeze aho ngaho iwabo, hagati y'iwabo no kwa Yosefu nta metero burya 15 zirimo, zibaye nyinshi ni nka 20. Noneho rero urumva nje narahageze, nanageze no muri Libano uyu munsi, se ko utabasha kugera muri Libano ugarukira kuri rwa ruzi rwa Libano hariya. Ageze kwa Elizabeth avuga ijambo rikomeye, akimuramutsa aramubwira ati numvise ndamukanye nje mu matwi, indirimo ndirasimbizwa. Ntacyo yaramubwira ngo ni, ahita amubwira ngo nibimbikesha iki gusurwa na nyina w'umwami. Ahorahomba nyina w'umwami, ibimbikesha iki? Yaragiye kumusura nka mubyara we, ariko kubera ko imbaraga z'Imana zamujeho, deja ahita ahindurirwa stati, yitwa nyina w'umwami. Ibi ndabiki umwami wanjye ampurese. Amubwira turahirwa Mariya, asobanura avuga ukuntu ahiriwe, avuga ngo kandi hahirwa wize ibyo by'umwami bizasohora. Nibwo yateye ikorasa aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindi wo mwishimira Uwiteka, n'ubugingo bwanjye bunezerwa, kuko Uwiteka yibutsa akabaro k'umuja we. Abenshi bibwira karaka yari yarasabwe, deja atashaka gusobanura kiriya kintu, Imana iramusobanurira. Ngera ku ruhande rwanjye nk'umupasteri ndetse uwo muri ADPR, ntabwo nyaca ku ruhande, kandi nkubwire mu mukozi w'Imana, ngera itoro ndarikunda. Niyo mpamvu nta ntambaro uzanyumvamo, nta gikundi wambonamo, nibyo ntago mbikunda. Agiye nkunda itorero, ryaratumye namenye kuvuga ubutumwa, mbatirizwamo, nuzura umwuka wera, ndigisha, ndiga, byose ni inyungu. Rero umubyeyi we uhorura umubyeyi. So by'ukuri rongewe ntabwo nabaye inspire, ahubwo biri muri Bibiliya biranditse. Ariko bisa nkaho bidasanzwe cyane ko umuntu ashobora imbaraga izo nyigisho atinda kuri Mariya no kumutsindagira mu itorero. Ubu umpaye umwanya nabitsindagira nkabikwereka, kuko niwe nzira y'agakiza. Yavuga ati simbishaka se, uyu munsi ubukijijwe. Avuze uti niwe nzira y'agakiza, mu gihe birivuga ko Yesu ari we nzira. Oya no, niwe abaye inzira yuko Yesu agera ku isi. Iyo yanga ati simusamasa, uyu munsi ubukijijwe. Oya no.
ariko mujye mwumvikana rega ntabwo tuvuze ngo abantu bamusenga ibyo ntabwo birimo ntabwo abantu bamusenga twe bankurikiye neza we yaravuze ngo ndi umuja wa Nyagasani arekura umushinga w'ubukwe bwe atitaye ku ngaruka y'umushinga w'ubukwe bwe kuko afite umushinga na Yosefu umushinga ntimuzaniye amajyambere ntimubwiye ngo gura iramubwiye dore usamye nda arasohoka uranyumva neza arangije agiye kwa Elizabeth ahita bikonfirima ku buryo bwa Yosefu ngo yashatse kumubenga rwihishwa Imana amubwira ngo ntutinye kurongora umugeni wa Mariya imbuto murimo n'iy'umwuka wera azabyara umwana ni Emmanuel Imana iri kumwe n'abantu urimo urankurikira yabaye inzira yo gutuma duhikira agakiza ntabwo ari we nzira itujyana mu ijoro ariko yabaye inzira ituma tubona Kristo we utugeza ku Imana aho niho ngiye kugaruka kuvuga ko ari inzira y'agakiza aho ntibabukabije irembo ryatumye tubona inzira urumva yaremeye ubushake uyu munsi ahinduka umubyeyi utwitiye isi kugira ngo uyu munsi ukizwe nanjye nkizwe yemera ubushake bw'Imana rero kumufata ugashyira ku ruhande ukamwita umugore nk'ahari wa undi wo muri karitsiye yamba numva nabyo ari ugusuzugura umubyeyi Mariya hari ikindi turengejeho icyo utemera no icyaha ni ibisanzwe kuko asama Kristo nta cyaha tuzi ko umugabo n'umugore ubu tuzi ko abana bavuka soro kumuvuga gutyo numva nta kintu icyo utemera no kumusenga njyewe ahubwo ambaza ngo ubwo itorero rubamo rirabyemera ngendera amahame y'itorero ryanjye abaye wowe hari igihe umuntu aba yaraje njye munsi nashinze iryanjye mfite uko nzabitekereza ko muri ryo ndimo ntabwo tubyemererwa kandi koko niko kuri kandi ngiye nemera amahame y'itorero niyo mpamvu iyo nyemera ngomba kuyabamo ariko pastor wakumva imvugo yawe yakumva ko hari ku bwawe wabyemera ko umuntu yamusenga uretse ko itorero urimo ritabyemera ikintu ahubwo wakambashije utiyenda reka nigire nk'umunyamakuru nanjye nkubaze ahubwo kuki iyo mu nsengero muririmba ngo rimba ba Debora tukaririmba Esteri tukaririmba ba Tabita tukaririmba abantu bose b'abagore ariko we ugasanga abantu bamufashe nk'umuntu uri ku ruhande nk'umuntu wabaye inzira gusa birarangira abandi ugasanga barapfobya ngira ngo nawe wagusuzugura amawe ntago wakwishima urakoze cyane mushumba atubwiye ko wateye intambwe ugirwa umugisha wo kugera muri Israel ureba bivugwa muri Bibiliya nk'umuntu uko wari uri imbere mushumba Ntambabazi wa mbere na Ntambabazi wa nyuma yo kugera aho ibyo dusoma byabereye nyirizina niki cyahise gihinduka muri wowe mu gakiza kawe n'imyumvire n'imyizerere yawe icya mbere nagize kwizera gukomeye icya kabiri nahise numva wampa ubushobozi buri mu pasiteri wese n'umuvuga butumwa namujyanayo ku mpamvu nk'eshatu icya mbere kwigisha ibintu utabonye rimwe na rimwe ushobora no kubibeshya umuntu ikindi nk'urugero nabonye babwiye ngo ku nyanja ya Gare ngo ya Tiberiya ku nyanja y'iki ntagiye nsanga iyo nyanja ntihaba ahubwo ni inkombe z'uruzi rwa baratubeshya se baratubeshya arabeshya nanjye ntiba amafaranga ahubwo twajyayo ntago babeshya niko urabona umwanditsi nk'u Rwanda dufite ikivu kimwe ariko urumva avuga ngo ku nkuka za Cyangugu ku nkuka zande zahari hafi so nvuga ngo ikintu kiba kiriho hari ibyo ugera ukabonesha amaso icya mbere mu buryo bwa geography ubwenge burahinduka ikindi ugenda ukabona ibintu nkuko bigiye byanditswe muri Bibiliya ugasanga aho bagiye basobanura imisozi wayireba ugasanga asiko imeze n'amateka mashyashya no kwiga ngero numva rwose mfite ubushobozi abantu bose nabatwarayo ariko inyanja ya Tiberiya wasanze itabaho ntayibaho iyo ngiyo aho inkombe za Tiberiya ziri ku ruzi rwaki rwa ruzi runini ya nyanja rwo kujya Galile nuvuga ngo nuva Tiberi iri kuri Galile ku nyanja ya Galilaya n'ibindi byose kaza Kaperinawum hose mbega ni inkombe zizengurutse iyo nyanja nyine urwo ruzi aho ngaho mpageze mbona ko ibyo batubwira birahari ariko abanditsi hari uko babikoze kandi mu ntimukiyogeze ko Bibiliya yacu nabongereza bashyiraga mu Kinyarwanda ibyo ndabibona ikindi kintu nabonye ko umva ibintu twizeye n'iby'ukuri ariko kiri aho ngaho hari umupasiteri imwe ukuze ujya uvuga ati kera ati nabeshya abantu wowe kimara kugira ibyo ubona ntiwasanze hari ibyo wagiye ubeshya abantu ntabwo nabeshya abantu ubwo nabwiye ibyo ntari nzi naho nayasobanukiwe njye nawe nabeshya burya umuntu ubeshya ni umuntu uvuga ikintu akizi ko arimo abeshya
ni ukuvuga ngo umuntu wakubwira ikintu azi ko arimo abeshya ubwe niwe ugaragara nk'uwabeshya, ariko iyo uvuze ikintu utabonye yenda bitewe n'abandi bakikubwiye mu rwego rwabo bakikubwiyemo, ariko wagenda ukabireba ni gusobanukirwa. So rero umuntu buryo ubeshya n'uwabishatse abizi, ariko ibintu wavuze udasobanukiwe bari bisanzwe. Ariko ikindi naje kubona mbona ukuntu Imana irinda isezerano, cyane cyane ku musozi umwe wa Gibeyo, umuntu ngo ni Gilibowa, hamwe yaguye umukozi w'Imana, ni Sawuli wahaguye. Uzi ko Dawidi yahavumye hashize imyaka 3,000. Aho hantu n'uyu munsi nta bwatsi bwahameze, kugeza na n'ubu n'ubutayu. Yaravuze ngo ntihakamere ibyatsi. Baratubwiye ngo leta yashyizeho uburyo n'amafaranga igiti bateye kikavaho. Ikindi kintu cyantunguye, nabonye icyo bita ingaruka z'icyaha. Iyo ugeze Sodomu ukahareba, baratubwiye ngo hano hantu nta mbunda yahavuze, nta mutingito, ni icyaha cyahagize gutya. Naje kumenya ko burya icyaha rero kikwambura ijambo, kiragusenya ntiwubakika. Wowe ubwawe wigereye Sodomu na Gomora. Sodomu nahageze, usanga hameze hari imyunyu y'ibigugu, hejuru hari mukaroti, kandi ni inyanja iri munsi ifite ku kimo cya metero 400 ufatiye ku nyanja. Ni ahantu harimbuwe n'icyaha, nta cyiza gihari. Uyu munsi kuko bafite tekinoloji, amazi yo kubera ko ari umunyu bakuramo imyunyu bakoresha, ariko iyo uharebye usanga nagasi konyine ko kakuwe kazanywe n'icyaha. Burya mpita niga yuko icyaha kikwambura ijambo, kiragusenya, kigukuraho waruri, icyaha kikwambura agaciro burundu. Rwose. Yego. Mushumba, tubihuze n'iyi minsi turimo, bamwe bavuga ko ari iminsi ya nyuma, abandi bakavuga bati si iminsi ya nyuma, na kera ibi bihe byahozeho. Turi no tugana no ku musozo, n'ubuhe butumwa mwatanga? Ubutumwa bwa mbere ni ijambo muvandimwe rindi ku mutima, yuza no kumpa kwicyanyira kwigisha. Ni ijambo riri muri Petero wa mbere, ngira ngo igice cya mbere n'ubundi murongo wa 17 niba ntiyenda, aho yavuze ngo niba uwo mwambaza mumwita so, kandi akaba ari we mucamanza, kandi akaba atarobanura ku butoni, mumara iminsi yanyu y'ubusuke mutinya. Niba uwo mwambaza mumwita so, ariko bamenye uruhande rundi rw'uko ari n'umucamanza kandi utabera, udakenera abashinjacyaha, udakenera abagenzacyaha, ngo ahubwo ashingira ku gikorwa, ngo kandi ntarobanure ku butoni. Ntiwamubwira ngo ndi umushumba, nta kintu arebaho. Tumara iminsi y'ubusuke. Rero inama nziza nagira abantu kino gihe, abantu bareke kugurukana n'ibiguruka, bareke kumva amagambo yose ngo baterere ibyo babonye. Ahasigaye abantu basenge kandi banakore. Burya iyo uba mu gihugu ntugikorere, uba wiyambura amaboko azagutunga. Iyo uba mu itorero nturikorere, uba wiyambura amahirwe yo kwateza imbere itorero, kuko twahamagariwe kuzana amahoro aho turi. Niyo nama nabagira. Ntabwo twahamagariwe guteza intambara. Oya, ni amahoro, kandi abantu bakemura ikintu. Ngo nta mpamvu yo kurwanya, kuko urabona hari ibintu birimo bigorana. Nk'ubuna aho kugira ngo niyubake, nkabanza ngasenyewe kugira ngo niyubake. Ayo ni amakosa akomeye. Ariko rero tumara iminsi yose dutinya, tugomba gukora tuzi neza ko nejo bundi tuzigiye isi zashirira, kandi iyo umuntu apfuye isi burya bayanarangiye. Burya se warubizi, kuri we isi birangiye. Kuri we nese iyo upfuye isi yawe birangiye. Ubwo bivuze ngo ntidutegereze indi mperuka, si mperuka irangirira. Ubwo se upfuye wategera icyo wapfuye yategereje iki? Mperuka rusange sivugwa, urayemera ntuyemera? Ariko ndabaza uwapfuye uwo ngubwo arongera acuruza. Icyo nshatse kuvuga, dutekereze ku mperuka y'isi, ariko tunibaze ko ari n'urupfu rwadutambutse. Kandi iyo umaze gupfa byaba bigize gute birangiye, ubutegereje urusomwa ry'urubanza. Nubwo abantu umuntu yitegure naho impanda itavuga, naho imperuka itaza, ariko n'urupfu rwa buri hafi ahangaha. So ntobara imaso bitegura, bazanaho amahoro aho bari, bazana amahoro muri quartier, bazana amahoro mu itorero, bazana amahoro mu gihugu, bazana amahoro kandi birinda, tukaba abagabura b'ibyiza. Kandi ikindi nsa nk'usoza nko kwabimbazaga, mujye muzirikana ko tutazabazwa ibyo abantu baduhaye, ahubwo tuzabazwa ibyo twahaye abandi n'icyo twakoreye abandi. Tuzabazwa ibyo abantu baduhaye, tuzabazwa ibyo twabahaye. Ibiki twabahaye mu ivugabutumwa ryacu ni ibi, mu buzima ni ibi. Se turi abagabura b'amahoro cyane abagabura b'intambara, ngo urwo rubanza
ntabwo rero ngo birinde umuntu yubahe mugenzi we, kandi icyo umuntu abonye ku wundi yiba ubitangaza, ahubwo narwanira ishyaka mugenzi we, kuko ubaka abana b'Imana izamwubaka. Tukiri aho ibijyanye koko se nuko turi mu minsi ya nyuma, uko bikomojeho mwege murabyemera ko turi mu minsi ya nyuma? Bundi ndabyemera cyane, kuko impamvu mbyemera ni Kristo wabivuze. Burya nongere nkubwire n'akandi abantu bahanura ngo umwaka uri imbere uzaba ukomeye kuruta iyindi ng'ibyorezo. Nje sinseka ariko ndababara, kuko buriya buhanuzi sibo babuzanye. Yesu yarevuze muri Matayo, mu minsi y'imperuka hazaba ibyorezo, intambara, ibihe biruhije, hazaba inzara n'imitingito. So urabura ngo hari ibindi bigeragezo n'ubundi na bado bizaza. Bari gusubiramo ibyo Yesu yavuze bashaka bacece. Baraterura bakazana, ariko ubundi ni bisanzwe, nta n'umuntu ukwiye kugira umutima uhagaze. Kuko yaravuze ngo no mu byago izaturinda. So turi mu minsi ya nyuma dushingiye ku bimenyetso Yesu yagiye avuga. Yego umushumba, dutangira mwize kuvuga ko hari abantu bana mu matsinda atandukanye bari hanze y'u Rwanda, yemwe banabakurikiye ubu ngubu, cyangwa se bazakomeza no kubakurikira. N'ubuhe butumwa bw'umwihariko, kuko hari ibiri kubera mu Rwanda ariko hari n'ibiri kubera hari iwabo, hari ibyo bumva hano bakumva hari byacitse, ibintu birakomeye cyane. Mwababwira iki? Mwampa ku rugero kuri ibyo ngibyo bivuga ko byacitse se? Ntabwo mvuga ngo ndi kuvuga mu bijyanye n'ivugabutumwa, bijyanye n'ubutumwa bwiza, bijyanye n'izi ntambara umva zanyuze mu bakozi b'Imana, ku buryo bashobora kugira ubwoba hari akavuga atahari ivugabutumwa mu Rwanda rirasumbirijwe. Ahubwo ngira ngo ibyo bumva nibyo bike kubikorwa. Bagira ngo si biba byose niko abantu babivuga. So nta gitangaza kirimo. Abantu ni abantu baragwa, abandi bakabyuka, abandi bakaza. Nagira ngo n'ubundi barampamagaye benshi. Barampamagaye abantu dukorera ko mfite urubuga mbanaho n'abantu barenga 200 bankurikirana umunsi ku munsi. Bakambaza si ibyo bintu ni ukuri, nkababwira ni oya, je sinshinzwe kumenya ibyo bintu, mureke Imana izabyigaragariza. So nababwira ikintu kimwe, ikibazo ikintu bakwiye gushingiraho nuko bemeye ari Kristo. Kandi umuntu wese ushakira agakiza mu muntu ashobora kuzagonga urukuta. Umuntu ushakira agakiza umuntu ashobora kuzagonga urukuta. Bishatse kuvuga kameneka ni umuntu arahinduka. Ahubwo niho Paulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cyane nkuko nageze muri Kristo. Kristo niwe rufatiro. Iyo rero ushatse kubaka ku bantu, wa muntu napfuza asigara he? Kunda umuntu, musengere, mufashe, mube hafi, ariko we mwubakaho. Naho yaba yarakubwirije ubutumwa bwiza ntukomeze kumureba. Naho yaba ari dadi wawe, ahubwo ubaka ku rutare rwo Kristo, kuko ngo muri kumwe agumana n'abaragushyigikira. So ntimugire ubwo abantu banjye rero asenga Imana, ibyo abantu bumva nibyo bike, burya mu isi haba ibyaha byinshi. Ubwo si no mu Rwanda gusa. Mu isi haba ibyaha byinshi, ahubwo se ubundi njya nibaza akantu gato, wenda nubwo nkazanamo yubwiye umunyamakuru ikintu abona ikindi akubaza, ariko kugira ngo mu Rwanda no hari abanyabyaha benshi. Nageze mu bihugu byo hanze, aho nagiye nganira nabo, nabonye ubusambanyi buhaba, mbona ibyaha bihaba. Ahubwo mu Rwanda burya sugira ngo no hari ibyaha, ugira ngo niyo mpamvu yabango ngo Imana yatumye ku Rwanda gusa. Ukibaza Imana ivuga Ikinyarwanda ku buryo n'abazungu badakwiye kubimenya. So abantu bareke kudutera ubwoba, Imana yacu iri mu ruhande rwacu. Bivuze ko buriya butumwa babuza ku ma WhatsApp, ku mbuga nkoranyambaga, zuko Imana yabatumye amasengesho y'ibihe runaka, ntubwemera bufata ute? Tariki bavuze ko azaba ikibazo cyagiye habaye ikiheze. Yenda barasenze bikorwa. Reka nkubwire muvandimwe wanjye, nkabwire ikintu kimwe, abadukurikiye mu Rwanda, abadukurikiye mu bihugu bitandukanye, abanyumva n'abandi, twoye guhagarika umutima, kuko mu kimenyetso kigaragaza imperuka hazaza impuha. Abantu bazakoresha impuha, bakoresha ibinyoma kugira ngo abantu bahagarike imitima. Ariko niba umwami wacu ari mu ruhande rwacu, umusha wacu nindi, iki kibazo ni bigiye kuba, cyangwa ikibazo n'ibyaha dukora. So umuntu yirinze agasenga Imana ko gupfa ko tuzapfa, muvandi tuzapfa, n'utarapfa simuhanuriye, nawe uzapfa, nanjye nzapfa. Umuntu wese uvutse abategereje gupfa. Amurakoze. N'ubundi dusoza ari umushumba, niba nta bundi butumwa mwagenera abadukurikiye, mwadusoreza n'ubundi mudusengera. Cyaye ubutumwa nahoze mbabwira kuva kare, nta mureke tuzana amahoro aho turi, tube ba promota b'amahoro, kandi ikindi tugerageze kumva buri muntu. Umuntu wese ni umunyantege nke, ejo wamwumvaho iki akaba ikindi,
abantu bakomere boye gucogora. Ikindi munyemereye navuga ngo wakenera kunshaka nkabaha iyo nimero cyo nababwira mubona ari ngombwa, ariko mwanyatari ngo nta kibazo, kugira ngo awundi azaza ndebe nongere murangire na hano. Kandi nasorezaho twibake kuri Kristo, kandi twoye gupfa imyizerere y'amadini, ahubwo twubakane. Hari umuntu wambwiye akajambo anasaba ko nzakandikamo igitabo, sindabikora. Aravuga ngo ubwiza bw'indabo ni urunyurane rw'amabara yabo. Ubwiza bw'indabo buterwa nuko amabara agenda anyurana. So noneho ubwiza bw'abakristo n'itorero muri kwa kuntu dutandukanye naho dusengera byakabaye imbaraga zidufasha, ariko Satani arabikoresha akamvuye ko abantu batongana. So rero imbaraga zawe izanjye cameraman uzundi abanundi wese nubwo tanganye bunini n'imbaraga n'ubushobozi, ariko nibwo bwiza bwo kubaka ibintu bikwiriye. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, reka dusoze n'ubundi senga umugisha n'abantu dukurikiye ibyo mubwirwa. So washaka yambona kuri 0788 55 28. 0788 Mana data wa twese uro turagushimye ko abanye natwe, ngushimye mu kiganiro cyiza dukoze. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'inyembaraga, kandi niringira ko mwami hari abantu bagiye guhinduka, hari abantu bagiye kuruka umutima kubera ko baciye kurica no kandi bakumva ko mwami ijambo ry'ubugingo. Ukomeze ushyigikire bene data, ukomeze mwami ushyigikire abantu bose bahe gutsinda urugamba mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Murakoze cyane abadukurikiye, mwumvise nimero z'uyu mushumba. Byaba byiza cyane umwandikiye akamesaje akabona ko n'ubutumwa yatanze hari cyo bwahinduye, hari cyo bwatanze, biramukomeza mu rugendo rw'ivuga butumwa yiyemeje. Mwebwe rero mutarakora subscribe, nongere mbasabe mukandaho hatukura, kandi niba wafashijwe n'iki cyigisho cy'ikiganiro tugiranye gisangize n'abandi, ukwirakwiza ubwo butumwa bwiza. Nzi neza ko nawe uzagororerwa. Murakoze rero, ngendeye Emmanuel Ntakirutimana, iyo ni channel yanyu kandi mukunda Ibyahishuwe TV. Bye bye.